gusiga afata umwanya wa kane kuri Mukura birashoboka wa kane wa gatatu wa kane so ekipe rero ya Musanze FC irakina umukino izirikana ko umukino wa nyuma bazahura na APR i Kigali muri ku mukino wa APR na Musanze umukino wa nyuma ni APR i Kigali APR zaba iri guserebura igikombe ikeneye amanota 3 pe APR hani shobora gutsinda APR iri guserebura igikombe abafana bayo babyambariye ingabo abajeneo bayoboye ekipe ya APR FC babyambariye baje guterura igikombe giteretse yari yagutsinda n'ibitego 5 urabyumva wone Musanze iramutse itabonye amanota 3 no gucungurwa itabonye 3 iri mu mazi abira yerekeza ko yabimanutse kuko icyo gihe ubwo urumva ko iyo ifite amakipe biragoye iramutse itabitsinze uyu munsi ubwo amagaju birashoboka cyane ko yakitsindira ejo Kiyovu urumva akazanitsindira Muhazi bazaga cyangwa ubwo match nyuma ni Muhazi n'amagaju ndumva ari Muhazi n'amagaju izaba ari finale ubwo imwe itsinze muri zo ishaka gutuma nyine Musanze naho yaba yagiye ako Muhazi biragoye ariko tuvuge ko Muhazi nayo ifite APR reka tuvuge ko ikanagira amagaju kuri mpande yanjye umva sinarishoboka Musanze imanuka Musanze iramutsinzwe na Mukura ikaguma kuri 31 sibyo amagaju agatsinda amagaju ejo agatsinda Kiyovu biri likely ko amagaju yatsinda Kiyovu rwose yaba yigenda biri likely noneho Muhazi ikazatsinda amagaju bose baba barusha Musanze amanota mu gihe Musanze tabona rezo kipe nk'izo zakugambanira Musanze itimanuka ni ibintu bishoboka cyane wabonye Paul atavuga ngo hari ubugambanye ngo bwakozwe n'amakipe yenda kumanuka Paul w'amagamba ataka ubwo bugambanyi bushobora kuba rero ati niba atadukoraho isoso ngo dukore kugenda isoso nk'imwe rya B hari ikindi gishoboka nanone arumbwiye ngo Musanze ashobora kuzahura na APR ngo APR yatwaye igikombe ibyo reka mbibutsa gasenariyo ko ibyabereye Musanze birashoboka gute so none se Rayon Sport uyu munsi nitakaza ikazanatakaza kuri viziyo bizo probabilité ziho birashoboka kandi bakubwira ko Rayon Sport nitakaza iyi match zakinisha abana match zikurikira birashoboka viziyo bazayirasa ubicyo mvuga bazayirasa viziyo Musanze na APR match ibanza muri ku bintu byabereye Musanze ni match yabaye mw'amahane ajya gusa n'ibyabereye buriya nuko batigeze babyitaho hari abantu inzego z'umupira twe tuzi ko iyo match numva nayogezaga na Nandera na Rugangura na Kwizigira ninde twari match numva twarayogezaga nari kumwe na Ruvuyanga hari match APR na Musanze y'Musanze ninde twafatanyije kuyogeza numva narayogeje ari Ruvuyanga oya ntabwo nayogeje ariko nari mpari icyo gihe nanone Musanze yanze guterwa penalty nka birabyareyo isoka mu kibuga hashira iminota 10 yego penalty datewe afana y'Musanze wenda ntibigeze batera amabuye imfura zikarabye n'abantu bagize conscience vraiment ntago bateye amabuye ariko ni match yabaye mu mahane akomeye cyane ku buryo ugaruye iyo match ukayibuka ubona there is no way ko APR yajenjekera Musanze kuri match yose bahuriramo muri season APR iracyabyibuka uburyo match yagoye so Musanze rero kubona imanutse mu cyiciro cya kabiri ntegeza ko ari bizatungura cyane abanyamusanze n'ikipe yabaye gatatu sezishize bizabitungura izaba ari bombe iremereye cyane ariko it is what it is uramutse urebe kuma mu cyiciro cya mbere nyine ubudizabinga kumanuka nta muntu wakugirira impuhwe gusa ikintu cyicayoye nyuma yuko Marine na Etincelles zibonye inota rimwe ku munsi wa 29 biragaragara ko amakipe yo kumanuka ni Musanze Muhazi n'amagaju n'amakipe atatu imwe n'izarokoka oya hazarokokamo ebyiri kuko viziyo yaragiye hazarokokamo ebyiri muri izo eshatu hazagenda harimo umukandida ugomba kudonera viziyo hanyuma uyu munsi match ya Rayon Sport na Bugesera iraza kuba ku isaha ya saa 10 bakine iminota yari isigaye abantu baribaza mu minota 33 Rayon Sport yakora comeback ibitego 2 ku busa yatsinzwe hari byagiye bivugwa mbere y'umukino nkuko byari byagenze n'ubundi mbere y'iyi match mbere yuko bakina iminota 57 nka kamarade mutoza w'ikipe ya Bugesera mwumvisha ibyo yagiye atangaza avuga ko rwose abakinnyi be aho bari ntabwo abizeye neza ko hari bamwe mu bari bashaka kubagiraho bakaba hari icyo bababwira byakica umukino ubwo byo ni bivugwa mbere y'umukino ariko ni byabaye mbere y'uriya mukino wabaye ntabwo ari byabaye mbere y'umukino wabaye muri iki gihe hari n'ibindi bishyashya nejo bamuhamagara bamubwira bati ufite ibitego 2 umuntu yakizera we ko wenda ibijyanye n'amanota 3 twakizera ko Bugesera yabonye yatangiye avuga ko we icyo atekereza avuga ko iminota 33 ari myinshi Rayon Sport yamwishyura nawe akavuga ko nawe igitego kimwe kukibona yakibona kandi akavuga ko aramutse akibonye byaba bisa naho iminota 90 ayirangije ariko aranavuga ngo nubwo usindizera ko
abakinnyi banjye aho bari nakizera ko wenda nta muntu ushaka kubacaho cyane Ntabwo ko bakirinzwe se. ntabwo ahwema kuvuga ko abareyo ntawe barusha gutegura tukatumubaza tuti Rayon Sport wayitegura ariko abareyo barategura bazi gutegura pe abareyo barabizi tegura ibyo noca abana yarabashidikanyaho bitavuze ko badafite uburenganzira bwo kurira iyo bateguwe barabufite nabo bwo kurira iyo bateguwe ariko nese abareyo n'abatagatifu bategura match uriyo ngingo nta mutagatifu muri shampiyona nawe nibyo n'izi za viziyo zimanutse ziba zahanyanyaje ziba zagerageza nta kipe mu Rwanda wavuga ko ari ntagatifu ni amahirwe rero mu mahare Rayon Sport ntayo urebye no muri iyi minsi bakinaga no muri iyi minsi bari gukora imyitozo kumwe abayobozi baza kwisura cyangwa se famiye bahaye gutegura match nta bagiye baza pe ubu numva umuntu wari uri guhagararira equipe mu myitozo yari Rambona hari amakuru mfite ko hari abakinnyi mu by'ukuri nyuma ya disappointment y'umukino uheruka nyine utararangiye hari amakuru mfite ko hari abakinnyi bigumuye banze kongera kwitoza kubera iriya deception ya mukino bigahumira kumira ari nk'ikipe itarabahembye kwezi gushize nuko tugezemo nyine nabwo bagitegereje amafaranga wayebera nagoye ko zabone bayusudiyanye rwose ngo ntabwo bitoje abakinnyi bigira ngo nibwo bari kuvuga bati none reka tuwe strong bera nagoye ko zaboneka bareba bafite ibibazo none se nka match ebyiri bagomba kwakira nta bafana bazaba bahari mu byibuze bavuga amafaranga biragoye kandi miliyoni zigera mu ijana bafite 30 babereyemo wahoze ari president wabo Fideli 30 yaravuze ati manze mukemura ibibazo byanyu ayanjye muzayampa ayo nayo ariho Fideli nubango rebe byibuze ifite nka 200,000 igomba kuba ikemuza ibibazo azava iraza kubidafite kuri mukino byo n'uca abana Rayon Sport so bigabanya amahirwe impamvu nyaha amahirwe 10%. Impamvu giye ntavuga ngo byarangiye igihe maze ndebe umupira nabonye ibintu byinshi bitangaje nta kintu na kimwe waruringa out twabonye ibintu byinshi bitangaje pe muri mupira w'amaguru kwisi Rayon Sport rero kuza gutsinda ibitego 3-0 ikabona amanota 3 ntabwo navuga ntanze amahirwe make ni 10 ikintu kirangiza iyi match yije nk'ijambo rya President Tade avuga ati mwabonye ko abahungu bo byabananiye ati igikombe twagitakaje ati igikombe mwabonye ko twagitakaje narabivuze avuga ko yavuze gutyo bisa n'ibyarangiye ariko bisa n'ibyarangiye n'abakinnyi bwabo mu mutwe baba byumva bikagaragara ko byarangiye ugiye kwiyambura amahirwe avuga ngo nibyo rugangura mbaza mu kandi turi hanze ugiye kwiyambura amahirwe avuga ngo mfite hari abareba batacitse intege nyine ugiye kwiyambura amahirwe nk'umureyo igiye ntumenye uko bigenze ukabona irashe 3-0 ukabona igarutse ku mwanya wa mbere ugiye kwiyambura amahirwe y'iyo excitement ngo iyo ni match ubundi yandikwa mu bitabo ugomba kwisigariza amahirwe make yo kuvuga ngo bibaye babasiniya bakaniye ba Sefu ba Keve n'abanyamakuru bemerewe kujya kureba match mujye kureba match hari ibintu bishoboka utavuga ngo tujyeyo ntabwo njyayo utavuga ngo tujyeyo ufite kandi kazi match join up mfite ibintu byinshi uko amatangazo yanditse niko tuyakurikiza n'abanyamakuru bogezaga match nibo bayogeza amatangazo ntaryo nabonye musubireyo rwose turasubira nayo nye nawe neza turasubira nayo twayogeje neza cyane nuko mfite akazi kenshi ubundi nabone match twayikoze neza cyane match irabituje cyane match irabituje nawe turavuga baro mu kibuga arabavuga baro yonyine ibyo twatangiye tubisoza umukinnyi arahamagara mugenzi we inshingano za Axel na Ruvuyanga bari bafite zararangiye byari bigiye kuryoha mwana rukire intro twatangije turi muri duplex Ruvuyanga atwunganira ari Nyamirambo turi ayesha irasha ibintu byiza n'ibiramba pe muzo mugiye kuri 90 y'umukino hanyuma kuro dusoza kuri aka kantu aba byatangira bigomba kubasoza dusoza kuro umusifuzi ngo Bayisonga Patrick amakuru narayinguyeho yizewe yagomba ejo hashize byari kwa kabiri yari afite indege kuwa mbere ijyahe isubira muri Espagne ku masomo indege barayihindura kugira ngo abanze asoze iyi match asoze ibyo yatangije indege yarasubitse bahinduye tike nyine bahinduye tike hanyuma se kuro igitego cya Watara ntekereza ko nacyo twakiganiraho amasegonda make kuko APR ubwo yitangarizaga ko Watara afite ibitego 9 mbere yuko bakina n'ikipe ya Gorira ndetse na Rwanda Premier League ya post ndivuga ko Watara afite ibitego 9 mbere yuko aza gutsinda igitego kuri Gorira cya penalty ubwo icyo yaragize ibitego 10 ariko ku munsi w'ejo basohora aba top scorers basohoye ko Watara afite ibitego 19 bitandukanye n'ibyo bavuze mbere y'umukino w'ikipe ya Gorira ngo habaye iki
Rwanda Premier League ijya kwandika ibitego 9 nuko igitego cya kabiri muri match polisi yatsinzwemo na APR 3-1 igitego cya kabiri Rwanda Premier League yacyanditse kuri Clement bitewe n'amashusho icyo amashusho agaragara ko na raporo y'umusifuzi na raporo ngabo Songa Patrick na komiseri Munyangoga Apollinaire yego ntago ari amashusho kwizera zari bijyanditse ko raporo zarahindutse nyine edited raporo y'icyo gihe yavuga ko igitego ari cya Clement niko bimeze n'icyo gihe niko bimeze iyi rero ngo cyane raporo y'ubu bigaragaza ko igitego cyagiye kuri Clement nyine bwe bahise bagishyira kuri Watara bahise bagishyira kuri Watara bagishyizeho nyuma bavuga ngo komiseri ngo bagendeye ngo kuri raporo ya komiseri ngo ivuga ko igitego ari cya Watara kandi komiseri rero waje kubabwira ko bibeshye ese ibitego ko ari ibya APR mwaretse bakabagabana uko ubundi gahunda ihari ukuntu gahunda iteye Watara agomba kuba top scorer ese ibitego bitatu ngendeye mu bidarubindi binini Watara agomba kuba top scorer uko bizagenda kose si match ebyiri zisigaye Watara afite 11 uba nta murusha bingahe bitatu Musanze nayo kubita hat-trick kandi muri ibyo bitego bya Watara nkurikije amawingi ya APR ukuntu yihuta ibyinshi ni penalty kora nyine babaransa imipira mu mpande bagenda imipira nese igitego kwizigihoza amakuru Rwanda Premier League izahemba best scorer amafaranga angana gute ko numva bintu amafaranga ntago nyazi abo bazahembwa 30 oya Umar yabanye n'ababyumva agomba gutsinda igitego cyera Varane wahembaga yari gutubwira yari guhemba Umar yabasenga kamiliyoni kanakire Varane Umar yabashaka ikindi kuri Rayon muri minota isigaye